Ese ni ryari wigeze utekereza ko ushobora kumva indirimbo yakozwe na AI ukayumva nk'indirimbo nziza ikakuryohera ndetse ukayumva kenshi usubiramo ikaza kuba favorite song muri ibi bihe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora indirimbo wifashishije AI ukaba wayikoresha mu buryo butandukanye. Ushobora kuyaplodinga kuri YouTube abantu bakaba bayireba, ushobora kuyikoresha kuri Spotify, Audiomack ndetse n'izindi mbuga zicururizwaho indirimbo mu buryo bwa streaming. So iyi ngiyi ukurikiye ni Roomz. Ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye dukomezanya twungurana ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri no minsi twagiye tubona indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zihitinga ariko zarakozwe na AI. Uvuga ngo zasubiwemo cyangwa se igakorwa 100% na AI. Hari indirimbo zagiye zisubirwamo twavuga nka Papa Wute, ndumva yarigeze kugerwaho cyane mu minsi ishize, nubwo na n'uyu munsi hari abantu bakiyumva. Iyo ndirimbo yasubiwemo na AI. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora indirimbo 100% yakozwe na AI wifashishije telefone yawe. Turaza gukoresha telefone kuko nibwo buryo busa nkaho bukoreshwa n'abantu benshi. Turaza kwifashisha application yitwa Suno kuko hari ama application menshi cyangwa se ama AI menshi yakora indirimbo, ariko uyu munsi turaza kwifashisha Suno kuko ariyo isa nkaho yorohereza buri muntu mu beginner nyine ugitangira kuba yabasha gukora indirimbo mu buryo bumworoheye bitamusabye ibindi bikoresho cyangwa se kuba hari ubundi bumenyi azi kubijyanye no gukora indirimbo cyangwa se azi kubijyanye na style y'indirimbo, uburyo zigendamo, ama guitar ubwoko bwayo, ama piano ubwoko bwayo n'ibindi bikoresho bifashisha iyo bari gukora indirimbo cyangwa se gukora ama beat y'indirimbo. So niba rero udafite ino application yitwa Suno, yishyire muri telefone yawe ubundi duhere ku kintu cya mbere. Ni ukuvuga gutangira umaze kuyishyira muri telefone yawe kugera umaze gukora indirimbo yawe. Ikintu cya mbere rero bihere uraza gufungura iyi application yawe amaze gushyira muri telefone yawe yitwa Suno, uyifungure. So numara kuyifungura uraza kubona hano handitse create account cyangwa se sign in. Niba usanzwe ufitemo account urakanda hano handitse sign in. Niba ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha urakanda hano handitse create a free account. Hanyuma hano nakugira inama yuko ushobora gukoresha uburyo bworoshye ubungubu bwo gukoresha bwa continue with Google. Nibwo buryo bworoshye bitewe nuko n'uburyo budasaba ko wongera gucreate andi ma password, n'uburyo budasaba ko ucreate ibindi bintu ushobora kwibagirwa. Ahangaha ukoresha account yawe ya Google usanganywe, bikagufasha kugira ngo n'ubutaha bizakorohere kugira ngo igihe uri gukora sign in. Reka dukoreshe buno buryo bwitwa continue with Google. Iyo tugeze hano duhitamo account tuza kwifashisha igihe turi gucreate account. Nuvuga ngo ushobora kuba ufite account imwe ya Google muri telefone yawe cyangwa se ufitemo nyinshi, birashoboka. Uraza guhitamo rero muri izi ngizi, uraza guhitamo account ukoresha. So iyo bigeze hano rero biba bigaragara ko wamaze gucreate account yawe. Ikintu kiba gisigaye ni ukuba wa customizinga profile yawe kugira ngo ize igaragara wenda nk'ingi muri ubu buryo. Ubwo uraza kanda hano kuri settings, kanda hano handitse edit profile kugira ngo wuzuze profile yawe izemo ibintu byose wumva wifuza kugira ngo uyihuze n'ama account ufite, yaba Spotify, TikTok, SoundCloud ndetse na X na YouTube, bitewe ugashyiramo account yawe ukayuzuza neza kuri. Ahangaha turi gukoresha account ya free, ariko birashoboka ko ushobora no kugura Pro. Wamara kugura Pro, ya Pro niyo iba ari nziza kubera yuko ushobora gukoresha nk'ijwi ryawe mu rwego rwo gukora nyine indirimbo wifashishije nk'ijwi ryawe. Iyo ufite Pro nibwo bikunda, nibwo bikorohera, ndetse nazo zigira amajwi meza ugereranyije n'ingi ya free. Hanyuma mu gutangira uraza gukanda kuri kano kamenyetso
tugiye gukora nyine indirimbo, tugiye gukora indirimbo isanzwe. Hariyo twanditse cyangwa se wenda hariyo dutekereza ko iyi AI ishobora kudukorera. Ushobora kuyiha igitekerezo ikagukorera indirimbo. Hano reka turaza kwifashisha uburyo bwo gukora indirimbo twifashishije ino AI kuko nta lyrics mfite. So iyo ugeze kuri iki gice rero nibwo hano ushobora gushyiramo hano kuri song description, nibwo ushobora gushyiramo indirimbo wumva uburyo ushaka ko iza kuba imeze nyine. Urashaka ko indirimbo yawe iza kuba ari indirimbo ibaje se, ni indirimbo y'urukundo, ni indirimbo imeze ite, nibyo wandikamo ahangaha. Aha ni kuri kano kamenyetso ko hejuru kanditseho simple, ariko reka tuze hano handitse custom kugira ngo bitworohere. So hari akantu kabanza hejuru kanditse audio, hano niko wifashisha iyo ugiye gukora remix. Ibyo tuzabireba mu kiganiro cyacu cy'ubutaha muri part 2. Hanyuma ukaza hano handitse lyrics, ushobora kudescribinga indirimbo wumva ushaka ko iza kuba imeze, cyangwa se ukandikamo lyrics n'ubundi usanzwe ufite. So hano rero tugiye gukoresha AI idukorere lyrics. Reka twandikemo wenda generate a love song, hanyuma ugahita ukanda kuri kano kantu. Hano urabona ko yamaze kuduha lyrics imaze kuboneka. So turaza hano hasi rero handitse style. Kuri style turaza gushyiramo wenda kaduhitemo wenda nk'amapiano. So hano niho handi uhitamo amapiano, uhitamo afrobeat, uhitamo hip hop, uhitamo pese bitewe n'uburyo wifuza ko indirimbo yawe iza kuba imeze. So reka duhitemo wenda amapiano gutyo. Hanyuma bitewe na lyrics iyi AI iba yaguhaye iyihana title, ariko nawe ushobora kuyihindura bitewe nyine n'uburyo tuvuge nko kuri wa muntu wawe ufite lyrics yiwe yashyizemo, ashobora kuyihindura hano agashyiramo lyrics ye, agashyiramo izina ry'indirimbo rye hano hasi, ariko reka turekere muri ririya. So mo hano rero muri styles ushobora guhitamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So reka duhitemo wenda iyi ndirimbo ize kuza ifite female voice, nabyo byongeramo hano muri styles. Nkibuze ko muri styles ushobora gushyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu wumva indirimbo yawe igomba kuza imeze. Igomba kuza kuba irimo za gitari, ibi ni bya bindi nakubwiraga by'abantu baba pro cyangwa se basanzwe bamenyereye ibikoresho bya muzika. Hano niho bijya ibyo wumva ushaka kuza kumva mu ndirimbo yawe, ariko kubera ko hano turi gukora nk'umuntu utamenyereye ibyo bintu cyangwa se utazi ibyo bintu, turaza gushyiramo ibi ngibi gusa biraza kuba bihagije. Hanyuma ubundi dukande hano handitse create. Hanyuma dutegereze. Hano rero ubu ngubu indirimbo yacu iba yamaze kuboneka. Ubu indirimbo ushatse wayumva. So ntago ndi buze kuyikoresha hano bitewe nuko iyi ndi gukoresha ari free. Ntago nza kuyikoresha ku buryo mwayumva bitewe nuko ndi gukoresha account iri free, bivuze ngo nta light mfite kuri no ndirimbo. Iyi ndirimbo nayigiraho light ku buryo nyicuranga kuri YouTube cyangwa se ahandi hantu cyangwa se kuri za Spotify igihe nawe mfite account ya Pro, ku buryo mba mfite light kuri iyo ndirimbo. Nyine mba mfite copyright nta kibazo, ku buryo ntashobora kugira ibibazo bya copyright. Rero iyi ndirimbo yamaze kuboneka ushobora kuyidownloadinga ukayishyira muri telefone yawe. So hano ushobora gutegereza umwanya mutoya kano kajambo ka download kakaza kuboneka, hanyuma ubundi ukayidownloadinga ukayishyira muri telefone yawe,
ukazajya yumva nk'izindi ndirimbo zose wumva hirya no hino. Ushobora kandi kuyipublishinga kuri iyi account yawe ya Suno ku buryo n'abandi bantu bashobora kuyumva igihe wumva ari nziza nyine. Ariko aha kwari kugira ngo ubundi mbereke ukuntu indirimbo ikorwa nta bumenyi na bukeya ufite ku bijyanye no gukora indirimbo cyangwa se n'ubumenyi bw'ibikoresho cyangwa n'ibindi bintu bijyana n'indirimbo bijyana nazo, ntabwo ari ngombwa ngo ubimenye. So iyo umuntu afite account rero iri pro nibwo byoroha bitewe n'uko igira ama features menshi atandukanye n'iyingi iba ari free. Mu biganiro byacu bitaha rero tuzabereka uburyo none ushobora gukora remix, ni ukuvuga ngo niya ndirimbo usanzwe wumva, ya ndirimbo usanzwe wumva nyine y'umuhanzi runaka, yaba Phil Collins, yaba Westlife, yaba bande bose, ukayifata ukayikorera remix uko ubishaka, ukaba wanayikura muri hip hop nk'iya 50 Cent ukayishyira muri slow, ukayishyira muri mu mapiano byose. Ibyo nibyo tuzareba mu biganiro byacu bitaha. Wowe ikindi bigusaba ni ugukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugumane, ubundi ugende waguka mu bumenyi, cyane ko n'iyi ndirimbo ushobora kuyikoresha mu buryo bwa kamasho ikaba yakwinjiriza n'amafaranga igihe waba ufite copyright kuri iyi ndirimbo. Byose birashoboka. Icy'ingenzi ni ukumenya yuko ibintu byose ugomba kubikora wakoze investment hano. Ikigusaba ni ukwishyura ino pro, iyi pro ni ukwishyura nyine account iri pro, ntabwo ari amafaranga menshi, ni amadolari 10 aba ahwanye n'ibihumbi nka 15 n'amafaranga 300 na gutyo, ntabwo ari amafaranga menshi. Wayatanga rero ugakora indirimbo zawe ukazaprodinga kuri Spotify, Audiomack, ukajya ucuruza indirimbo zawe, zaba ari indirimbo nziza zanditse neza cyangwa se igihe wakoze nyine igihe wakoze lyrics iryoshye, cyangwa se igihe wagerageje gukora indirimbo iryoshye yumvikana neza, abantu bakaba bayumva ukaba wabikuramo amafaranga. AI zisa nkaho zaje gusimbura akazi ka bamwe bajyaga bakora nubwo batarabyumva neza, ndetse nazo nubwo ubwazo zitaragera ku rwego rwo gukora nk'abantu, ariko mu minsi iza bizaba ari ibibazo. So icyo bigusaba rero, kora subscribe kuri ino channel, ubundi tujye dukomeza twungurana ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Subscribe, share kugira ngo n'abandi bamenye ibi byiza nyine by'ukuntu ushobora no gukora amafaranga wibereye iwawe. Komeza ugire ibihe byiza.